Abakurikiye Iyobokamana TV ndagira manze mbabwire iki kintu. Iyo wahamagawe cyangwa iyo uzaba umuntu ukomeye, Imana igucisha mu bikomeye. Ntushobora kuba umuntu ukomeye utaraciye mu bikomeye, kuko umuhamagaro niyo training Imana ikunyuzamo kugira ngo uzabe icyo uzaba cyo. Agaciro kose ukeneye, icyubahiro cyose ukeneye, bigomba kubanza kukunyuza mu muriro. Ariko nubwo waca mu muriro ntabwo uzashya. Ndagira ngo usubizemo imbaraga, mubwire ngo kubabara, kugeragezwa si ryo herezo ry'ubuzima. Imbere uzatsinda, kuko yaguhamagaye guhagazeho. Imana ibaho umugisha. Bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasubije mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukabasha kuganira nawe. N'ubu murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira. Pastor, muraho neza? Turashima Imana. Murakomeye se? Ndakomeye. Haciye nagize agahe ko kurwaramo ariko ndakira. Imana ishimwe. Ndumva kabisa ndi muzima. Yo abantu barwaye barakugana ngo basengere. Yo urwaye usengerwa nande? Twebwe tubona abo dusengera barwaye, ariko igihe turwaye hari abagira umuhate wo kudusengera babimenye, ariko kenshi twe ntabwo dukunda kugira abadusengera. Turisengera cyangwa Imana ikadufasha duhamagaye. Niko bimeze. Bakunzi b'Iyobokamana TV, mwabyumvishe rero. Uyu ni pastor tuzanye n'umuntu mumaze kumenyera ku Iyobokamana TV. Ntabwo ari ubwa mbere, ni umupasiteri witwa Nturanye nabo Dieudonné, ni umushumba w'itorero Imbaraga z'Amasengesho Amahoro riherereye Sonatibe hafi ya Rompo nyine yaho ngaho. Ngira ngo ntabwo ndibuze gutuma yajya mu bindi byo kwivuga kuko muramumenyereye, niyo mpamvu muvuze. Simuze neza? Uvuze neza cyane. Pastor, hari ibintu byinshi nyine abantu bagenda badutuma kuganiraho, cyangwa wenda natwe tukabitekereza ko ati tuzasanga umukozi w'Imana tuganire. Uyu munsi rero twagusanze kugira ngo wenda utuganize ku kintu cyitwa umuhamagaro cyangwa intambara z'umuhamagaro. Abantu benshi barahamagarwa bakanyura mu bikomeye, rimwe na rimwe bagacika intege, bagatendebuka, bakabivamo umuhamagaro utageze ku ntego. Ariko ndashaka ko niba tukugiriyeho umugisha ureke tuganire iyo ngingo. Yego. Nagira nkubaze, imihamagaro ni myinshi. Buriya no gutekana umuhamagaro, ariko ndatekereza ko umuhamagaro tugiye kuganiraho ari umuhamagaro ujyanye no gukorera Imana. Buri muhamagaro wese rero umuntu agira ugira intambara zawo. Izo ntambara ntizishobora kubura byanze bikunze, kuko isi ifite ubwami bubiri. Hari ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Ubwami bwa Satani rero nabwo bufite umuhamagaro wabwo ushinzwe kurwanya abantu bose bahamagawe n'Imana. Umuntu wenda yakwibaza, ubundi mbere yuko wenda tuvuga ku ntambara z'umuhamagaro, umuntu ashobora guhita atekereza akibaza ngo ubundi ni gute umuntu yamenya niba yarahamagawe n'Imana? Hari ibihamya. Umuntu wahamagawe n'Imana agira indangagaciro z'ubumana. Imikorere ye, imihumekere ye, imigendere ye, mbese ubuzima bwe bwose bugaragaramo Kristo. Bakunze b'Iyobokamana TV rero mwabyumvishe nyine. Uyu ni Pastor Dieudonné, niwe tugiye kuganira ku bijyanye n'intambara z'umuhamagaro. Intambara z'umuhamagaro rero ubundi wenda umuntu yakwibaza nk'uko nari mbivuze mu kanya, umuhamagaro ushobora guca mu bikomeye ukakugerageza, ugatuma usonza, ukicwa n'inzara, ugatuma yewe unicwa cyangwa ukanyura mu bintu bikomeye. Ariko kuko ari umuhamagaro w'Imana bikazagaragara yuko burya wakoreraga Imana cyangwa wari warahamagawe n'Imana, ibyo wanyuragamo byose burya wari umuhamagaro w'Imana. Urugero twenda tuze gufatira cyane cyane, ndashaka ko iri somo ubifatira ku nkuru ya Yozefu yabayeho gutyo birazwi cyane, ntabwo n'icyo bisobanura, ahubwo nimwe muri buze kudufasha. Yaravutse gutya, arakura, arageragezwa, nyura mu bintu byinshi, ariko ku mwisho nyine nk'uko bivugwa byaje kurangira Imana igaragaje yuko ari we yo yakoreye. Yewe yagiye ahura n'intambara z'ibinyoma bifite ibimenyetso nk'iby'ukuri. Ni byinshi cyane Yozefu yanyuzemo. Ngira ngo abari ryo rero somo, abari uduha isomo ry'intambara z'umuhamagaro, ariko uze kwibanda cyane cyane guhera ku buzima bwa Yozefu. Mbere yuko mvuga ku
ku mutwe w'ijambo mayi cyangwa se kuza kureba ku nkuru za Joseph. Inkuru za Joseph zigaragara mu itangiro ibice 37 gukomeza, hagenda havuga uburyo Joseph yatangiye kurota inzozi. Ariko ntaragera aho ngaho, ndagira nkubwire ngo umuhamagaro uva ku Mana ugira intambara, ariko nyiri umuhamagaro aguhagararaho. Iyo yaguhamagaye iguhagararaho, biratangira, ariko nyiri umuhamagaro akakurinda. Reka turebe umuntu bita Paulo yahuye n'intambara, aho yabwirizaga abantu guhinduka kuva mu byaha, nibo byagombaga kugirira inyungu, ariko Paulo ntago bigeze bamwemera. Yarabwirizaga bamwe ati turamuzi, bakavuga ibyo yakoraga kera atarakizwa. Kimwe nuko Joel ushobora ati mfite itangazamakuru Iyobokamana TV, umuntu akavuga ati Joel turamuzi muri kabari, we afite amateka. Abona abantu bashinzwe gukiritika umuhamagaro nabahamagawe na Satani. Hari abahamagawe n'Imana, hari n'abahamagawe na Satani, bashinzwe gufobya cyangwa se kumanura hasi umuhamagaro wawe. Nk'ubu urugero ushobora kunzana kuyobokamana TV, wajya kumva kumva ati biriya bintu yigishe nge ntago byanyuze, ntago byanyubatse, kubera ko byamukoze ku mutima, aho kugira ngo ahinduke akagarura akurwanya. Koranje ahubwo uwede uvuze icyo nanjye ko ngira intambara z'umuhamagaro pastor. Rero intambara z'umuhamagaro ntago zizabura. Iyo twigisha ubutumwa bwiza, hari abantu babohoka, hari abantu bamenya ukuri kukababatura, hari n'abandi badashaka kumenya ukuri, n'abana bo kurimbuka. Abo ngabo bazakurwanya. Uzashiraho mwigisha turiya nitumushaka, ubundi uriya wamuzanye umukuye ibyo yavuga nitubyumva. Ikibazo si ibyo umuntu yavuze, ahubwo ikibazo ni kiri mu muntu. Ikindi kibazo ni intambara z'umuhamagaro. Ntago abantu bose bazakwemera, kuko na Yesu ntibigeze bamwemera. Mu muhamagaro we yaje gucungura abantu, abo yaje gucungura ni nabo bavuze ngo nabambwe, ni nabo bamugambaniye, ni nabo bamwishe. Ubu rero wavuze ngo umuntu ashobora gusoza Imana imurwaniye, ushobora gusoza Imana ikurwaniriye, ushobora no gusoza Imana itakurwaniriye, gusa ikazaguha ubugingo. Paulo yarapfuye, apfa azira umuhamagaro, ubutumwa bwiza. Yarakubiswe, yarafunzwe, yaravuzwe, yarababajwe mu buryo bwose bushoboka. Akabwiriza bamukritika, akabwiriza abantu batamushaka, bavuga amateka ye. Na Timoteyo nuko yabwirizaga ubutumwa, abantu bavuga ngo turamuzi ko nyina akizwa ariko se ntakizwa. Bakumva ko nta cyiza yavuga, bakumva ko nta jambo ry'Imana yatunga muri we ryagirira abantu iki umumaro. Rero ndashaka nkubwire Joel, umuhamagaro wose ugira intambara zabo. Hari abantu bashinzwe kwemera ibyo uvuga, hari n'abantu bashinzwe kutemera ibyo uvuga. Ariko nimba warahamagawe n'Imana, ugomba guhagarara mu kuri k'umuhamagaro wawe. Ntucike intege kubera ko abantu bavuze, ntukangane n'abakozi b'Imana runaka kubera yuko bigishije runaka topiki runaka. Gusa hari intambara ziza ku muntu azihamagariye. Ubutumwa bwiza twigisha nubwo kunganirana, gufashanya, kuzamurana. Ntago mu butumwa bwiza habamo gukritika cyangwa gusebya abandi, ahubwo twebwe abahamagawe misiyo yacu ni ugukura abantu mu byaha tukabageza mu nzira nziza Kristo ashaka ko babamo. Ni umuhamagaro wacu, ni guhindura abantu, guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Yego bakunze Iyobokamana TV, mwabyumvishe iyi introduction cyangwa iyi ntangiriro y'iki kiganiro ko ikwinjiza mu buryo kiraba kimeze, ntugicikwe ucyumve neza. Pastor, nubundi rero twaguhaye rugari nyine gukomeze utuganirize cyane cyane nyine ku ntambara z'umuhamagaro. Mbere mu kanya ruvuze ati mbere yuko tujya kuri Yosefu, reka mbanze ntange izingero. Uvuze kuri Paulo, uvuga no ku bandi bantu batandukanye. Noneho rero twinjiye muri topic rero nyirizina, rero intambara z'umuhamagaro. Intambara z'umuhamagaro nizo ushaka ko tuvuga. Iyo turebye hano mu itangira ibice 37, Joseph yararyamye arota inzozi. Imana imwereka barimo bahambira imiba, we urahagarara, wa bene se uraza urayunamira. Hanyuma yongera kurota za kabiri, izuba n'inyenyeri n'ukwezi bimwikubita imbere. Nabwo aragaruka ararotora inzozi, bene se
batangira kurakara, barazisobanura, batangira kumenya ko azabayobora, batangira kumenya ko azaba igisubizo. Ntibigeze banezezwa nuko Imana mu muryango wabo ikwiyemo umuntu uzazana igisubizo cy'ubuzima bwabo, umuntu uzahindura amateka yabo. Ahubwo icyo bakoze n'iki, ni ugutangira kumurwanya. Murabona rero ko umuhamagaro w'inzozi za Josefu wazanye intambara za bene se, kumwanga ntibamwishimira. Rero ndagira mbwire umuntu udukurikiranye ku Mbaraga kuri Iyobokamana TV yuko byanze bikunze azahura n'intambara. Nimba warahamagaye kuririmba, ijwi ryawe rizakuzanira ikibazo hagati y'abo muririmbana. Nimba warahamagaye uri umuhanuzi, ubuhanuzi bwawe buzakuzanira ikibazo hagati y'abo musengana. Ariko urasabwa gukomera, ntugomba gucika intege. Nawe nimba warahamagaye nk'umunyamakuru, hari abantu bazagukritika, ntugomba gucika intege. Ubundi nkunda kwigisha abakristo nkavuga ngo inkingi z'umukristo ni 6, ariko reka mvuge iya mbere, gufata icyemezo. Iyo wahamagawe ufata icyemezo, ntabwo wita ku by'abantu bavuga, ahubwo wita cyane ku busabane ufitanye n'iyaguhamagaye. Joseph rero ntabwo yigeze yita kuri bene se, kandi ndagira nkwereke hari ibintu biranga umuntu ko yahamagawe. Icyambere, umuntu wahamagawe arangwa n'ikintu bita guca bugufi. Joseph yari afite ikintu bita guca bugufi muri we, kuko igihe bene se bazaga aho yarari, yarabamenye, ntabwo yashatse kubitura ibijyanye n'ibyo bamukoreye. Oya, Joseph yari afite guca bugufi. Ikindi, Joseph yari afite kwibuka ineza. Iyo wahamagawe uhora wibuka ineza abantu bakugiriye, uhora wibuka urukundo abantu bakweretse. Niyo bagukorera ikosa, ntabwo wifuza kubitura ibisa n'ibyo bagukoreye. Joseph rero yari intangarugero. Ageze kwa Potifari, umugore yaramukunze, umugore yifuza ko baryamana. Aramubwira, tumva, mu bintu byose umugabo wawe yamaye kuyobora, yamaye urugo rwose kuruyobora, ariko kuri weho ntabwo yigeze amereza iki, uburenganzira bwo kugukoraho. Nuvuga ngo umuntu wahamagawe igihe cyose abinyangamugayo. Abinyangamugayo nibyo biranga umuntu wahamagawe n'iki, n'Imana. Ntabwo ufata ibyo utahawe ngo uri umukozi w'Imana ubwe ngo runaka ntago ari kundeba, reka nkoreke no kuba ko batari kundeba. Oya, ahubwo igihe cyose utinya iyaguhamagaye, ugaha agaciro iyaguhamagaye. Joseph rero yanze gukora ku byo atahawe. Joseph iyo uri umuntu wahamagawe n'Imana, ageze kwa Potifari, hari mu rugo hariya ibintu byatangiye guhinduka. Mu rugo hariya yagiye, ibintu byarahindutse, ubuzima bwe burahinduka, n'urugo yinjiyemo rubona iki, umugisha. Iyo wahamagawe ubera abandi umugisha. Sinzi nimba nakomeza kwigisha cyangwa nimba hari ibindi ushobora kumbaza. Wenda hari ikintu wenda tuvuze ku iyo nkuru ya Yosefu, umuntu ashobora kwibaza ngo ubundi barya bene se kugira ngo arote inzozi bazirotore, nuko bari buriya bishatse kuvuga ibintu byabaye kuri Yosefu byari mu mugambi w'Imana, kuko ngira ngo Imana nubwo wenda bayirotoye, urabona yarose niba yikubita imbere y'umuba we, arotinye izuba n'ukwezi, izuba n'inyenyeri bimwikubita imbere, bivuze nyine ko ari ababyeyi be ndetse n'abavandimwe bose bazamwikubita. Ubundi kugira ngo bene se bahite bakabuta cyangwa bakurura izo nzozi ko batanga ubusobanuro bwazo kuri byatewe n'iki. Icyambere ndagira nkubwire ngo iyo wahamagawe, Satani nawe afite abandi ahamagara bashinzwe kurwanya wa muhamagaro wawe. Urugero, iyo Joseph atarota, nta ntambara ari guhura nazo, ariko kuko yarose ibintu bijyanye no guhindura, kuyobora bene se, kuba umugisha kuri bene se, bararakaye. Iyi si dufite abantu bashinzwe kugira ishyari, bahita nabo basobanura ziriya, barazisobanura, bamenya ko Joseph azaba umunyamugisha, bamenya ko ariyo azabategeka. Icyo bashakaga kuburizamo umugambi w'Imana. Ariko ndagira nkubwire ngo iyo wahamagawe, niyo bakurwanya, niyo bazana ibimenyetso, niyo
niyo bavuga ntibashobora kubuza umugambi w'Imana kudasohora ku buzima bwawe. Niyo bavuga ngo iyobokamana turarifunze, urugero ntituzongera kureba abantu biriya abantu bakurwanya nyine, ndagira ngo ubwire ngo ntibizashoboka, kubera yuko nimba ari Imana yatangiye itanga gutangira igatanga no gusoza. Akazi k'Imana ni ukurwana intambara z'abakurwanya. Josefu Imana yamuhagazeho kubera ko yari umuntu wahamagawe n'Imana, nyamara Josefu yahamagawe kubwo kugira ngo azongere abere bene se umugisha, ariko ntibabimenye. Uyu munsi hari umuntu kuvuga ngo njyewe iyobokamana sinzongera kuyireba, kandi nyamara zamugiraga umumaro, agacira mu mutima, akumva amahoro araje, akumva aranezerewe, ariko kubera ko Satani yamwinjiriye agafata icyemezo ahubutse, agatakaza umugisha we. Rero bene se ba Josefu iyo baza kumenya icyo Imana yahamagariye Josefu kuri bo, ntago baba barahagurukiye kumurwanya, bari kumwikomezaho, bakavuga ngo tugize umugisha ko mu muryango Imana ihagurukijemo umuntu. Wavuze ngo hari intambara ziza ku muntu ari buzizaniye. Imana yahamagaye umuntu bita Mose, imaze kumuhamagara ihamagara Aroni na Miriyamu kugira ngo baze bafashe Mose, ariko bageze imbere gatoya bizaniye ibibazo, bizaniye intambara ku buzima bwabo, bizana n'imivumo, aho kugira ngo bakore icyo Imana yabahamagariye. Imana ihamagara abantu kuba abayobozi b'amatorero, abandi ikabahamagara kuba abaririmbyi, abandi ikabahamagara kuba abahanuzi, abandi ikabahamagara kuba abitanga mu rusengero, abandi ikabahamagara kuba abantu bashinzwe gusura abarwayi cyangwa se gusengera abarwayi. Ariko ugasanga rimwe na rimwe umuntu yanze umuhamagaro we, ahubwo ashatse kwinjira mu muhamagaro wundi, icyo gihe bizana umuvumo. Aroni na Miriyamu bahuye n'ikintu bita umuvumo wo kubera kutumvira Mose. Igihe Imana yahamagaye Mose irababwira ngo Aroni na Miriyamu muze musange mu ihema ry'ibonaniro. Baraje, Imana irababwira ngo mwebwe mvugana namwe mu buryo bw'inzozi, ariko umugaragu wanjye Mose tumugana amaso kuki ku maso. Hano ikibazo cyari cyane iki, bari baneguye Mose kuko yarongoye umunyamahanga kandi itegeko ritarabyemeraga. Icyo Imana yari ihamagariye rero Aroni na Miriyamu, yari bahamagaye kugira ngo bajye bazamura amaboko ya Mose, Mose narwana baneshe, ariko bo baradeviya, ntibashaka kujya mu muhamagaro wabo, bashaka kwinjira mu muhamagaro utabareba, bakuramo umuvumo. Uyu munsi dufite abantu benshi bari mu nzu y'Imana bafite imivumo kubera ko batashatse guhagarara mu muhamagaro wabo. Nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kwinjira mu muhamagaro wundi. Imana ihamagara Yeremiya yamuhamagariye mu muhamagaro wo guhanura. Ntabwo Imana ivanga, Imana ikora ibintu byose ifite intego, kandi igahamagara umuntu ifite icyo ashaka kugira ngo ayikorere. Yahamagaye Mose kugira ngo acungure, aze akure ubwoko bw'Imana mu buretwa. Yongera ihamagara Yeremiya mu gice cya mbere uzasome, iramubwira ngo nkugize umuhanuzi uhanurira amahanga. Buri muntu wese Imana ihamagaye iba ifite icyo imuhamagariye. Njyewe yamamagare kubwiriza ubutumwa bwiza, wowe guhamagara kubwamamaza ku isi, kugira ngo n'abari mu mahanga ubutumwa bwiza bugira ute bubagereho. Rero ufite icyo umariye, njyewe nanjye afite icyo nkumariye. Ntabwo tugomba guhaguruka turwanyana, ahubwo ukuri ufite niba warahamagawe ngwino ukunyigishe, nanjye uko mfite ngukwigishe, tuzamura ubwami bw'iki bw'Imana. Iyo uhagaze nabi mu muhamagaro wahamagawe bigira ingaruka, kuko nyiri umuhamagaro amanuka gusura umuhamagaro, amanuka kuza kureba uburyo ukora muri wa muhamagaro. Niyo mpamvu iyo udeviye umuhamagaro wawe ukakora bitandukanye n'uko Imana yaguhamagaye, hari umuvumo uza ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ubona abantu benshi baguye, bamwe bari abapasiteri, abandi bari abahanuzi, abandi bakoraga ibintu runaka, ariko basubiye inyuma, batakaza agaciro, batakaza urwego bari bagezeho kubera ko batamenye kurinda neza umuhamagaro. Bakozi b'iyobokamana TV, murumva icyo bita intambara z'umuhamagaro. Yosefu rero arutsinze. Yosefu bene se bahita bazirotora ati nta kindi bivuze ni ukutuyobora. Bene se ati ni ukumuta mu rwobo rero. Baramujyana muta mu rwobo, bakimutamo bahita biyumvira bunguka igitekerezo, ariko se ubundi turagenda tumuta mu rwobo nta n'ikintu tumuriyeho, reka tumugurisha. Urumva ibyo byose mpamvu ndi kubikubwira, ndi kubikubaza ngo ugire icyo bivugaho, wagira ngo Imana Yosefu agihamagara uriya muhamagaro, niba ari Imana yari gupima wenda
ukwihangana ko cyangwa imbaraga afite wenda mu kumenya yuko azashyika ku ntego z'umuhamagaro. Urumva byari iyo bamurekera mwa ruriya rwobo mu by'ukuri wenda bakarenzaho n'itaka cyangwa inyamaswa zikamurya, byari kuba birangiye. Ariko bahise bigira inama bati reka kumugurisha muri Egiputa. Uzi ko ariho rero haje kuva noneho rero sasa igisubizo rero nyirizina cy'umuhamagaro wa Yosefu. Ubundi hari intambara ziza mu muhamagaro w'umuntu, intambara Imana yemera ko ziza kugira ngo icyambere zigukuze, icya kabiri zigusunike, zikwinjize mu mugambi w'Imana. Joseph ntiyari kugera muri kiriya gihugu iyo atagira abo Imana ibanza gukoresha kugira ngo bamwange. Bariya nabo bamwanze Imana ibifitemo umugambi, kandi agira nkubwire ngo umunyamuhamagaro ntago ajya akunda gupfa. Iyo wahamagawe n'Imana, umuhamagaro w'Imana urakurinda. Reka turebe Daniyeli, yari afite umuhamagaro wo gusenga. Uzasome muri Daniyeli ibice 6, bamuta mu mwobo, ariko kuko yari afite umuhamagaro w'Imana ntiyagombaga gupfa misiyo. Icyo yagombaga gukorera Imana kitarangiye, byabaye ngombwa ko Imana imukora nawe mu rwobo, imurinda iminwa y'intare. Igihe bene se bari bazi ko bo bashizeho itegeko mu minsi 30 umuntu uzasenga Imana itari umwami, uwo mwami ko uwo muntu azajugunywa mu rwobo. Bo bibwiraga ko ibyo barimo bakora barimo bamunaniza, ariko bashagaga kumuha promosiyo n'ubundi kugira ngo Imana ibashe gusengwa neza. Hari abantu bazakurwanya kugira ngo bakwamamaze, kuvuga amagambo mabi n'Imana ikemera ko bibaho, kugira ngo bakwamamaze Imana yawe imenyekane, kugira ngo bakwamamaze isi kumenye. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire ngo nimba warahamagawe n'Imana, ujye ureba ubuzima Pawulo yaciyemo. Ntabwo yigeze agamburura, ntiyigeze acica intege. Iyo wahamagawe mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'intambara, Imana ikwambika izindi mbaraga. Iyo wahamagawe, Imana irakurinda. Iyo wahamagaye, Imana igusiga favor. Joseph abamutaye mu mwobo ni nabo biyunguye ibitekerezo byo kumukuramo. Ndagira nkubwire ngo iyo wahamagawe, Imana ishobora gukoresha abanzi bawe bagasubiranamo. Niyo mpamvu uzumva bavuga ati umuntu 6 bari bakoze inama ariko umwe akava amata, ariko umva nkubwire pastor, uzi ibintu twa turimo byari bimeze gutya, byari bimeze gutya. Ntabwo Imana ishobora kwemera gusoza imigambi y'incakura. Byanze bikunze nimba warahamagawe, izakurwanirira. Njya mbwira abantu nkababwira ngo ijwi ryawe ryakubera ikigeragezo. Urukundo, hari abantu bahamagare gutanga uyu munsi batagitanga. Ubukene bwarabafashe kubera ko bafagiriye abantu neza, abantu babitura nabi. Iyo wahamagawe ukora neza gutangira no gusoza. Joseph yatangiye akora neza. Iyo ntabwo twasomye cyane umwereke Joseph uburyo yagemuriraga bene se, agakora ibirometero abagemurira. Ibyo Joseph ntabwo yabyitayeho, ntiyigeze avuga ngo aba bantu bantaye mu mwobo, abantu narabagemuriye, nabagiriye neza. Iyo wahamagawe, ntiwibuke ibintu bibe abantu bagukorera, ahubwo uhora uharanira gukorera neza abanzi bawe. Ntabwo ugamburura, ntabwo ucica intege. Joseph yarababonye, arabamenya, arabagaburira, arabambika, abahereza n'impamba. Ntabwo yigeze yita cyane ku byo bakoze. Umuntu ugira inzika abatarahamagawe. Nta muntu uhamagawe ugira inzika, bagukorera ibibi ugakora ibyiza, kuko umuhamagaro wa Kristo ni neza, ni ukugwa neza, ni urukundo. Dufite abantu bo bacitse intege Joel, batagikora umurimo w'Imana kubera ko bakoze neza, nibiturwe neza bakorewe. Yewe ushobora kuzamura umuntu ukamuha umwanya, wundi waye umwanya akaba ari ukurwanya, ariko komeza. Imana yaguhamagaye izakurwanirira. Uyu munsi abantu bacitse mu nsengero. Kubera iki bacitse mu nsengero? Kubera ko bahuye n'intambara, ariko nibaha agaciro guhamagarwa. Nyamara Pawulo hari amagambo yavuze, aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu. Muzirikane guhamagarwa kwanyu. Bivuga ngo igihe cyose uri umuririmbyi, uri umukristo, uri umunyamasengesho, ugomba kuzirikana guhamagarwa kwawe. Buri muntu wese uri mu rusengero afite icyo Imana yamuhamagariye. Hari abashinzwe gukora isuku, hari abashinzwe gukora protokole, hari abashinzwe evangelization, hari abashinzwe kuyobora gahunda z'urusengero, hari abashinzwe kubika amafaranga y'urusengero. Ibyo byose bigira intambara zabyo. Buri muhamagaro ugira intambara. Rero ndashaka
ndashaka kugira ngo ngere ku musozo mbwira wowe dukurikiye kuyoboka Mana TV, komera wikica intege kuko bavuze. Hari yavuze bataravuga, hari yakumenye batarakumenya. Iyo ngiyo niyiza agakiza kawe. Agakiza ntibagapimisha ijisho. Yego ni byiza ko agakiza kagaragaza imirimo, imbuto. Ariko nanone Joseph umudamu yagaragaje ikimenyetso, agaragaza umwenda, aravuga ati yamfashe rwose nakijwe nuko natabaje. Ikinyoma gifite ikimenyetso. Hari abazazana ibintu bigaragara nk'ibimenyetso bakavuga ngo twamubonye, dore turanabifite, dore twabonye n'ibyo yakoze, twabibonye. Ibyo ntibizaguca intege. Komeza utere intambwe, komeza usenge. Hari abakobwa batandukanye nyamara baga muri bagenzi be bagira inama, umuhamagaro kugira abandi inama, ariko umunsi yatandukanye nabo kubera ko bamubuze. N'intambara, igihe cyose ukoze neza, iyi si nagikeneye ko igihe cyose ukoze neza ukomerwa amashi. Igihe cyose uzamutse ukora neza, isi ikeneye kumanuka. Ariko nimba warahamagawe n'Imana, komeza usohoze icyo wahamagariwe. Nehemiya yemeye guta agaciro, yemera kuva aho yari bagaheza, yemera kuva aho yaryaga heza, aza kubaka inkike. Usomye muri Nehemiya ibice 6 uzabibona. Rero nshuti yanjye, niba wararwanyaga abantu ishyaka, wikica intege kubera ibyo bakuvuze, wikica intege kubera ibyo bakwituye. Niba warahamagawe n'Imana, komeza ukore neza nk'uko Joseph yatangiye neza agasoza neza. Joseph ntiyigeze yitura ibibi abamuhemukiye. Nawe rero wikica intege, wikwanga gusura abantu, wikwanga kujya gusengera abantu, wasengeye abantu. Nibi byo guhanura, hari ukuntu uhanurira umuntu kubera ko umuhanurira ibintu bitajyanye n'ibyo ashaka, bitajyanye n'amarangamutima yiwe, akavuga ngo waravanye. Ukomeza komeza uhanure, komeza ubwirize, komeza usengera abantu. Buri muhamagaro ugira intambara. Reka nyuremo mvuge abantu 4 cyangwa 3 bakoreye Imana bakageragezwa. Paulo yarageragejwe, uzasoma inkuru ze. Timoteyo yarageragejwe, aha yakwigisha abantu. Mva uriya aratwigisha iki? Turabizi iwabo ni igiki cyabaye. Yesu nawe yarageragejwe, ageze iwabo baravuga ngo ni mwene Joseph wamubaje. Uriya nawe yakora iki? Yiswe umwesikoro, arakomeza, ari umwami wacu. None wowe uciwe intege n'abantu, uzireguza iki imbere y'Imana? Subiramo imbaraga, ukomeze uzirikane guhamagara kwawe, ukore neza kuzarinda usoza. Mu Byahishuwe aravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Nshuti yanjye, nimba warasuraga abantu bakakugarurira amagambo, wikica intege. Nimba warafashaga abantu bakakwitura ibibi, wikica intege. Nimba warabwirizaga abantu bakavuga ko udafite ijambo, utazi ijambo, wikica intege. Nimba waragerageje igikorwa cy'urukundo runaka, nshuti yanjye, abantu bakavuga ngo ntabwo ukorera Imana, komeza. Yesu bamwise umukuru w'abadayimoni, bose bazakwita iki? Bazakwita umukuru w'abadayimoni. Abantu bakeneye ko babwirwa kenshi ibijyanye n'amarari yabo, ariko ntibakeneye kumenya ukuri kw'ijambo. Abo rero bazakurwanya. Nta bwami bw'Imana burwanyana, ubwami bw'Imana buruzuzanya. Ari njyewe, ari nawe unkurikiye, wansengera, nakwigisha, twafashanya tukubaka umubiri wa Kristo. Nicyo Kristo yadusigiye. Aravuga ngo nituba umwe, ab'isi nibwo bazamenya ko Kristo yadutumye. Muri kuno rero kubwiriza kwacu, gusenga, ubwiriza n'uhanura nibuzuzanye. Uwigisha n'uwigishwa nabo nibuzuzanye. Yesu ashimwe cyane. Utanga n'uyobora nabo buzuzanye, babumwe, twubake umubiri wa Kristo. Hari abantu bizanira intambara kubera ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hari uko wabwakiriye, ariko hari nuko biri busobanura. Wizana kamere mu muhamagaro ngo wumve ko ibyawe ubyigishanya kamere, byigishanya ubugwaneza, uhugura abantu, utabatunga urutoki, ubegere ku rukundo, ubereke ijambo ry'Imana icyo rivuga. Nutabikora neza, hari intambara zizakuzira. Izo ntambara Kristo ntago azazikurwanirira, zizazanwa n'ubujiji. Niyo mpamvu nakunze Salomo aravuze ngo dushake ubwenge mu bigani ibice 4, dushake n'ubuhanga. Rero ndagira nkubwire ngo Joel, buri kintu cyose umuntu akora
kizizana inyungu mu bwami bw'Imana kigira intambara. Ariko soje mvuga ngo ntitugacike intege, tuzakomeze, tuzatsinda nk'uko Kristo yatsinze. Nimba umwami twizera ataratsinzwe, natwe ntabwo tuzigera dutsindwa. Watangaga, Imana nawe ikaguhereza, wasuraga abantu nawe bakagusura. Wibuke ko ijambo rivuga ngo icyo umuntu abana icyo azasarura. Hari benshi bacitse intege, hari benshi batagikorera Imana kubera intambara bahuye nazo. Ariko ndagusubiza mw'imbaraga, nkubwire ngo nshuti yanjye, uko guseka kwa abantu bavuga ko duseka nabi, ntuzacike intege n'intambara. Buri muhamagaro wose ugira iki? Intambara. Uba mwiza, Imana iguhaye fesi, ukagira intambara z'abagabo. Urasabwa kumenya uko witwara. Niko bimeze. Hari ikintu rero cyabuno gisigaye cyaranteye ubwoba. Umuntu ashobora kugira intambara z'urugo rwe. Umugore n'umugabo ntibavuganye neza. Kurusohoka mu rugo bikamunanira, ariko gusohoka mu itorero bikamworohera. Kandi mu itorero niho hari ubutsinzi. Mu muhamagaro gukorera Imana niho hari ubutsinzi. Mu kazi bakamurwanya akihangana, ariko gusohoka mu muryango bikamworohera kumva ko yaba igicibwa, atabana n'abantu umuryango kuko bamuvuze. Ibi nabyo ndagira ngo nibinashoboka uzatumira abakozi b'Imana bahamagawe, dusenga Imana, abantu bongere bahagarare neza mu mwanya Imana ibashaka. Urakoze. Tuti bakunzi ba Iyobokamana TV, mwabyumvishe uyu ni Pastor Dieudonné, aho yatubwiraga ahereye cyane cyane nyine ku nkuru za Yosefu, uburyo yarose inzozi, berese bakazirotora, bakamuta mu rwobo, bakamukuramo, bakamugurisha muri Egiputa, muka Potifara akamubeshyera, akajya mu nzu y'imbohe, akaza kuvaje kurotora inzozi, akaba umutware muri Egiputa. Bene se baza guhaha akabamenya, ariko akabagira neza, akabambika neza, akabaha n'impamba. Yirengagije ibyo byose bagiye bamukorera kuva mu bwana bwe. Bigaragara yuko Yosefu yari afite umuhamagaro w'Imana, kandi na cya kinyoma cya muka Potifari cyari ikinyoma gifite n'ibimenyetso, ariko Imana yaje kugaragaza yuko by'ukuri Yosefu ariyo yamuhamagaye kandi yayikoreye. Pastor, reka tugushimire cyane ku bw'ikiganiro cyiza, n'isomo ryiza rikomeye cyane uduhaye, cyane cyane uhereye kuri iyi inkuru ya Yosefu. Wavuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, iguhereza umugisha kandi ikomeze intambwe zawe muri uyu muhamagaro nawe yaguhamagariye. Ni umuhamagaro utoroshye nk'uko ubivuga. Nawe umuhamagaro wawe ugira intambara zawe, birumvikana. Niba ndi umunyamakuru nka Iyobokamana TV kaneza intambara, bamwe bati ibintu wari ukwiye kumushyiraho, abandi ati ibintu yari ukwiye kubivuga, abandi ati jya ubanza usenga Imana ikuhishurira ibyo ukora. Ariko harabutoretse ko diskita nababwira ni kubera iki se mwebwe mubireba, ahubwo mutakwiye gusenga Imana ngo ijye bahushurira ibyo guhaga kumenya uko mutwara ibyo mwumva, kuko niba ndi umutagatifu hari izindi ceshene zishobora kuza wenda nazo zigaragaza ko ari za Gikristo, ariko zishobora kuba zibabeshya wenda n'urugero. Ahubwo wowe ubireba ni ukwiye gusaba Imana imbaraga zo kumenya guhishurirwa ibyo ureba n'ibyo uha agaciro. Nubwo nanjye bitankuye mu mwanya wo gusenga, ngomba gusenga nanjye. Jowe, hari akantu uvuze tujya kujya ku musozo, nongere ngufasheho gato nkubwire. Ntuzakore ibyiza kugira ngo unezeze abantu, uzakore ibyiza kugira ngo unezeze Kristo cyane. Hanyuma akandi ngiye kukubwira, ntabwo uzahagarara ngo wigishe abantu bose bafashwe. Buri butumwa bwose buba bufite umuntu bwagenewe bugirira umumaro. Gusa navuze ngo natwe abahamagawe hari uburyo tubyitwaramo nabi, tukigisha nabi, tukavuga nabi, kandi tugomba kwigisha n'abandi bayobye kugira ngo bagaruke mu nzira. Ariko iyo twigisha dusa naho tubacira imanza, ntabwo babasha gufata neza ubutumwa bwiza. Kristo mu muhamagaro we yitwaye neza, yaraje yegera abanyabyaha. Cyambere iyo ushaka kwigisha umuntu uri mu byaha, urabanza ukamwegera. Rimwe na rimwe ushobora no kwigira inshuti, ukamwereka urukundo, ukamwambika nimba yambaye ubusa, ukamugaburira. Wamara kumugirira neza, ukabona kumwereka ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukamwereka aho Imana ishaka kwava n'aho Imana ishaka kwajya. Rimwe na rimwe rero hari igihe tugahamagarwa dufite kamere zacu tukazishyira mu muhamagaro, zikatuzanira intambara. Izi ntambara twihamagariye ntabwo Imana izigera iziturwanirira, ariko intambara zizaza ari iz'umuhamagaro Kristo azazirwana. Joseph yagiye muri gereza, Imana imukuramo. Joseph bamutaye mu mwobo, Imana imukuramo. Joseph yakorewe ibibi byinshi. Njya mbona amateka ya Joseph n'aya Yesu bigiye gusa. Baramwanze, ntibamwemeye, ariko Joseph
akomeza kunesherezwa n'Imana. Hanyuma tugera ku musozo, ndashaka mbwire abantu bankurikiye gato, mbabwire ngo buri kintu cyose kigira intambara. Iyo kiri umuhamagaro kigira intambara. Mwicike intege, nimukomere, kandi yabahamagaye izabashoboza kunesha. Tugeze mu bihe bya nyuma aho umuntu ashaka kwigisha ibijyanye n'uko yumva, tudashaka kwigisha bijyanye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Rero niyo mpamvu uzabona intambara nyinshi zikuzaho, uko yumva ibintu n'uko abitekereza, atari uko yabikuye mu ijambo ry'Imana. We akidefanda mu mafuti. Hari abantu batemera amakosa, ariko buriya njyewe nabwira abakristo bakunda Iyobokamana TV yuko nugira amahirwe kumva ijambo, ukumva ijambo rigutsinze ku cyaha wakoze, inyishu ushobora gutanga si ugukritika, si ugusebanya, ahubwo ni ukwemera gutsindwa ugaca bugufi. Nicyo cyashoboje Dawidi. Dawidi yimenyeho ko yasambanye, Dawidi yimenyaho ko yishe umugabo w'abandi, Dawidi aca bugufi imbere y'Imana. Rero hari abantu bagaragara nk'abarokore ariko batemerera umwuka w'Imana babamo kubayobora. Nshuti b'Iyobokamana TV, nshuti zanjye, dusangiye gucungurwa amaraso ya Kristo, tugomba kubakana, tukaganira ijambo ry'Imana, tukuzuzanya, kandi wabona ikosa kuri mwene so wikutira kumucira imanza, ahubwo musengere, kuko amasengesho ashobora byose azahinduka kandi ibintu bizagenda neza. Kristo nimba ataragaruka, haracyari byiringiro ko nahinduka, haracyari byiringiro ko wahinduka, haracyari byiringiro ko twasoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza tukabugeza ku bantu nk'uko Imana ibishaka. Imana ibaho umugisha. Abantu bahamagawe, ntimugacirane imanza, ahubwo mujye mwingingirana, kandi mujye mugira no kwihangana nk'uko hagaragaye kuri Joseph. Pastor, turimo tugana ku musozo. Iki kiganiro kirakomeye kandi kirimo amasomo menshi, inama n'impanuro n'imuguro, kugira ngo abazacyumva bazabashe kugikuramo amasomo giherekeshe kudusengera, maze unatanga nimero za telefoni kugira ngo hari washaka kumva wenda atasobanukiwe neza ibyo tuvuze, ariko akavuga ati uriya mu pastor cyangwa namubaza kinaka we nagasobanukirwa, cyangwa n'ibindi byinshi, dore ko Imana yarabahaye umuhamagaro mu bintu byinshi, kuba umuhanuzi w'Imana, kubwiriza ubutumwa bwiza, no mu bundi buryo gusengera abarwayi, byose hari uwabakenera ubundi akaba yabasha kubabona, kuko ni umuhamagaro. Urakoze. Reka mpere kuri nimero kugira ngo nze gusoza nsenga. Nimero yanjye ni 0783418703. Iyo niyo nimero yanjye. Hanyuma mfite n'indi ya kabiri, 0782317812. Imana iduhana umugisha, kandi mbasabira gukomera mu muhamagaro, mukamenya ko gukurikira Kristo bitoroshe, harimo intambara nyinshi, ariko hamwe no gusenga, hamwe no kwihangana, hamwe no guhagarara ku muhamagaro no kuzirikana umuhamagaro wahamagawe, Imana izakuneshereza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe aya masaha, twumvishe ijambo ryawe. Hari icyo ryambwiye, hari icyo ryabwiye bene data. Reka buri wese wumvishe iri jambo yaracitse intege, Mwami, mu muhamagaro we, wongere umusubize mu imbaraga, wongere umurwanirire, wongere umwiyereke, wongere umwigaragarize. Mu izina rya Yesu Kristo, nyemerera aya masaha, Mwami Imana yacu, ukomeze abakumenye, ukomeze n'abatarakumenya, ukomeze abo wahamagaye, kandi data ubarwanira intambara nk'uko wazirwanira Joseph. Mwami, ndagushimye kuko unyumvishe, kandi kuko nyuma y'iri sengesho ugiye gukora akazi, na nyuma y'iri jambo ugiye gusubiza mu imbaraga abari baracitse intege, uhere none n'iteka ryose. Amen.